mu rukera rwo ku itariki 21 Mata umwaka wa 2025 nubwo inkuru y'incamugongo yakwirakwiye ku isi yose hamaze kumenyekana ko Papa Francis wa kabiri atakiri mu mwuka w'abazima, yamaze kwitaba Imana. Uyu ni umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi yose. Amazina ye bwite yitwa Jose Mario Bergoglio. Uyu mugabo yavukiye muri Argentine mu mujyi wa Buenos Aires, niho yakuriye ndetse naho yize amashuri ye yose, akomeza n'iby'idini ya Kiliziya Gatolika kugeza abaye padiri, aba musenyeri, aba kardinali, kugeza igihe yahinduriye papa uyobora Kiliziya Gatolika ku rwego rw'isi. Uyu mugabo yavutse ku itariki 17 Ukuboza mwaka wa 1939. Aza kwima ingoma cyangwa se aza kuba umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku itariki 13 Werurwe mwaka wa 2013, aho yari asimbuye Papa Benedicto wa 16 wari umaze kwegura ku ngoma nyuma byo kugaragara yuko atagifite ubushobozi bwo kuyobora leta ya Vatikani ndetse na Kiliziya Gatolika. Papa Francis kandi wamaze gushira mu mwuka yabaye umuyobozi w'igitangaza wa Kiliziya Gatolika itazigera yibagira, ndetse n'abakristo bayo batazigera abava mu mutwe n'umunsi n'umwe, ngo dore ko ibintu byinshi byaranze uyu mugabo ari ibikorwa byinshi by'ubupfura, ubutwari, kwitanga, gukunda abantu ndetse no gukora imigambi myiza cyane muri Kiliziya Gatolika, harimo nko gushyigikira ihindagurike cyangwa se ihinduka ry'imiyoborere yari irasanzwe iyobora Kiliziya Gatolika mu myaka ishize, n'ibindi bikorwa byinshi cyane by'ubutwari yakoreye Kiliziya Gatolika. Gusa nubwo byagenze gutyo, hari na byinshi cyane Kiliziya itazigera imwibagirwaho, nkaho ubuyobozi bwe bwahuye n'inzitizi nyinshi cyane ku bigendanye cyane n'imyitwarire, aho hazamutse inkundura y'abaryamana bahuje ibitsina, bikaba ngombwa ko Kiliziya Gatolika igira icyo bivugaho nk'umuryango ukomeye cyane ku isi. Ibi kandi byatumye Papa Francis yitwara bitandukanye n'ibyo bari biteze, aho rimwe na rimwe yagaragaraga mu ruhame ashyigikiye abantu baryamana bahuje ibitsina. Ibi bamwe abakristo bamwe ntabwo babyishimiye, ariko hari n'abandi barabishyigikiye benshi cyane, nubwo hari n'abandi babirwanyaga. Njye mugiye kumva kano kanya nitwa Medar. Ikiganiro cyo ni ukumenya amateka y'umugabo yaranze Papa Francis wamaze gushira mu mwuka utakiri ku isi kano kanya. Ukore subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tubane muri ibi biganiro ndetse n'ibyo butaha. Uyu mwaka wa 2025 ubaye umwaka udasanzwe cyane ku isi, aho Donald Trump yongeye kugaruka kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'imyaka 4 gusa avuye kuri ubwo mwanya wo kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si ibyo byonyine gusa kandi umuhitwe ku isi yose wamenyekanye nka Elon Musk yinjiye muri guverinoma ya Amerika, ibintu bitari bisanzwe kuko uyu yarasanzwe ari umucuruzi, kuba umunyapolitike byari ibintu bidasanzwe. Si ibyo byonyine gusa kandi intambara muri Ukraine, aho Uburusiya bukomeje guhabya cyane Ukraine n'izindi ntambara ku isi yose zagiye ziyongera. Nyamara muri icyo gihe Papa Francis wa kabiri ngo yararyamye mu bitaro kwa muganga, dore ko ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2025 aribwo Papa Francis yajyanye mu bitaro, aho yari gukurikiranwaho ibijyanye n'iby'indwara y'ubuhumekero n'umusonga. Akimara kujyanwa mu bitaro, Kiliziya Gatolika yakomeje gutangaza amakuru menshi atandukanye, ndetse na leta ya Vatikani ikajya ibwira abaturage n'abakristo Gatolika ko uyu mugabo atameze neza ubwo yari ari kwa muganga, aho kugira ngo akire ahubwo yagendaga arushaho kuremba. Ibi kandi ngo byari biteye ubwoba cyane ndetse binahangayikishije benshi. Leta ya Vatikani igasaba abaturage gusabira Papa Francis kugira ngo akomeze arambe ayoborera idini ndetse anayobore leta ya Vatikani nk'umuyobozi wayo mukuru. Uyu mukambwe kandi imyaka 88 amaze kugezwa kwa muganga, abaganga bamusanzemo indwara yo mu bihaha, umusonga wo mu bihaha. Iyi ndwara ngo yari yaratewe na infection za polymicrobienne zifata inzira y'ubuhumekero. Ibi byari ikibazo kuri Papa wari usanzwe kuva na kera ubundi yari rwara indwara zikomeye cyane zishingiye ku bihaha ndetse n'inzira z'ubuhumekero, ngo zamuzahaje kuva mu bwana bwe ubwo yari akiri mutoya. Mu mwaka wa 2023 uyu mugabo yigeze kurwara indwara maze mujyana kwa muganga. Yarwaye yitwa abdominal hernia, byatumye abagwa. Yigeze kandi kurwara iyitwa perusia, indwara yibasira ibihaha, aho agafuniko karinda ibihaha kitwa pelve kagira ikibazo, ibyo bikagatera kuba bakabaga. Mu gihe Papa Francis yari afite imyaka 21 nibwo yagiye kwa muganga bwa mbere, maze igice cy'igihaha cye cy'iburyo barakibaga bagikuraho kubera uburwayi yari afite. Rukumva ko indwara zamuhereye kera cyane ziramuzahaza. Papa Francis mbere yuko ashira mu mwuka yari arwariye mu bitaro byihariye byahariwe abapapa biba mu mujyi wa Roma. Ibi bitaro
nibyo papa Yohana yarwariyemo nyuma y'uko amaze kuraswa, maze abijyanwamo abirwaramo igihe kinini. Aka kanya papa Francis wa kabiri yararwariye mu bitaro byitwa l'Hôpital de Pope. Yararwariye mu cyumba cyihariye cyo muri etaje ya 10 muri ibyo bitaro. Mu mwaka w'1981 ubwo papa Yohane yarwariraga muri ibi bitaro, byagaragaye ko byamwitayeho neza maze bihabwa ishimwe byo kwitwa ibitaro by'abapapa bizajya bibavura. Kuva icyo gihe ubwo papa Yohana yarwariragamo amaze kubagwa isasu yari yarashwe agakira. Imbere y'ibyo bitaro kandi hashinze ishusho nini cyane ya papa Jean Paul wa kabiri. Iyi shusho ishinzwe mu mbuga y'ibyo bitaro. Ubu ni naho abakristo benshi gatolika bari bateraniye bari gushengerera babasabira papa wabo kugira ngo abashe gukira. Ariko aka kanya papa yamaze gushiramo umwuka. Icyumba papa barwariyemo ni icyumba cyihariye cyane, dore ko kiba gifite igitanda aryamaho, kikagira salo, kikagira shapeli yo gusengeramo, ndetse kikagira n'ibindi byumba abantu bashobora gukoreramo mu gihe papa arwariye kwa muganga. Aha ni nk'umujyanama we, abashinzwe umutekano we, ndetse n'abandi bose b'ingenzi bakorana akazi ka buri munsi na papa. Gusa ngo muri iyi minsi ahantu papa yararwariye kubera arwaye indwara z'ubuhumekero, ntabwo byari byemewe kugerwa n'undi uwo ari we wese, cyangwa se ko hinjira abantu benshi. Abantu bashobora kumugera iruhande n'abashinzwe amabanga ye cyangwa se abanyamabanga be, ndetse n'abaganga be bari biteguye kumufasha ku manywa na nijoro. Naho abantu benshi b'uruvunganzoka bo, kuko byashobokaga ko bamucura umwuka yahumekaga na muke yari afite, ngo byari bibujwe rwose kuba bahagera. Byari ngombwa ko bagoma mu mbuga bakomeza kumushengerera kugira ngo babashe kumusabira. Mbere y'uko papa Francis ashiramo umwuka, yarwariye muri no bitaro inshuro zirenga 3 zose. Aho yarazaga akarwara, abaganga bakamwitaho, ubundi agasubira mu rugo ari muzima. Ibi kuri inshuro ntago ariko byagenze, kuko ubu ngubu bamaze kumubika ko yashizemo umwuka. Iyo umupapa yitabye Imana akiri mu nshingano kugira ngo bemeze ko yapfuye, hari umuntu umwe uba ugomba kubitangaza, agakora imihango itangaje cyane ikorwa muri Kiliziya Gatolika. Urupfu rwa papa rwemezwa n'umwe mu bakaridinari babiri baba bafite inshingano zitwa kamirengwe. Uyu muhango ubera muri shapeli z'i Vatikani. Inyandiko zimwe zivuga ko kamirengwe uyu afata inyundo cyangwa se akanyundo gato kabugenewe agakubita ku mutwe wa papa wapfuye, ariko akabikora buhoro buhoro, akamuhamagara mu izina n'ijwi riranguruye. Iyo papa atitabye, uwo kamirengwe ahita atangaza urupfu rw'umuyobozi wa Kiliziya. Iyi nkuru kandi ntabwo ayitangariza abaturage, ahubwo ayitangariza abakaridinari bagenzi be, maze abakaridinari bakaba bafata umwanya wo kwandika itangazo rimenyesha abaturage b'isi yose ko umuyobozi wabo yamaze kwitaba Imana. Gusa ibigendanye n'iyi nkuru hari benshi cyane barushaho kwihakana, bavuga ko karidinari ahamagara papa mu ijwi riranguruye, gusa ngo ariko iby'akanyundo byo biba bitarimo. Gusa nk'uko tubizi, Kiliziya Gatolika ikagira ubwiru bwinshi cyane, ntabwo wamenya niba ari byo cyangwa se koko ari inkuru z'impimbano cyangwa se atari nabyo. Gusa n'ubwo hakorwa iyo mihango yose cyangwa se iyo migenzo kugira ngo babashe kwemeza ko papa yamaze kwitaba Imana, abaganga ba papa bo bamaze kubihamya kare, ndetse batanze na raporo igaragaza koko neza ko yashizemo umwuka. N'abakaridinari bo baba bari mu mihango yabo nk'uko yagenwe na Kiliziya Gatolika kugira ngo babyemeze, babone uburyo batangariza abaturage b'isi yose ko umuyobozi wa Kiliziya Gatolika yamaze gushiramo umwuka. Uyu muyobozi amaze kwitaba Imana, ibidasubirwaho Kiliziya Gatolika ijya mu cyunamo cy'iminsi 9 cyo kunamira uyu muyobozi uba uvuye mu buzima utakiri muzima. Iki cyunamo kandi cy'iminsi 9 mu Gitaliyani bakita Novendiale. Muri icyo gihe umubiri wa papa uhabwa umugisha, ubundi kwambika imyambaro y'abapapa bakawujyana muri bazilika ya Mutagatifu Petero kugira ngo abakristo baturutse imihanda y'isi yose baze kumusezeraho bwa nyuma. Icyo gihe hakurikiraho kandi igihe cyitwa sade vacante cyangwa se siège vacant, bivuga ko umwanya wa papa uba uri ku isoko ushobora guhatanirwa. Muri icyo gihe biba bivuze ko umuyobozi bwa Kiliziya Gatolika buri mu biganza by'inama y'abakaridinari mu gihe hategerejwe ko haboneka papa mushya. Umuhango wo gushyingura papa ukorwa hagati y'iminsi 4 n'6 nyuma yo kuva muri bazilika ya Mutagatifu Petero, ukayoborwa n'inama y'abakaridinari. Abapapa bashyingurwa hitwa muri Grotte di Vatican. Ni nk'ubuvumo, gusa inyandiko zimwe zivuga ko Papa Francis niyitaba Imana atari hazashyingurwa. Mu kwa 12 umwaka w'2023 mu kiganiro yatanze
yavuze ko yashyizemo ko azashyingurwa muri bazilika ya Sainte Marie Majeure iri i Roma. Iyi niyo kiliziya gatolika akunda kurusha izindi zose. Icyo gihe yanavuze ko azashyingurwa mu isanduku isanzwe ikozwe mu giti no mu kinyabutabire cya zinc, ni mu gihe abandi bagiye bashyingurwa mu masanduka atatu acomekeranye, imwe mu giti cya cyprès, indi muri zinc, indi mu giti cya orome. Iyo papa yitabye Imana hategerezwa ibyumweru byinshi imbere y'uko hashyirwaho undi umusimbura. Hagati y'ibyumweru 2 na 3 bamaze gushyingura papa witabye Imana, nibwo inama y'abakaridinari mu muhezo muri chapelle ya Sixtine. Iyi chapelle ya Sixtine ni imwe mu nzu zizwi cyane cyangwa se muri sale zamamaye cyane mu mujyi wa Vatican, ndetse ikaba n'imwe mu nzu ndangamurage z'i Vatican kuva mu kinyejana cya 15. Iyi chapelle niyo abakaridinari bahuriramo muri conclave cyangwa se mu nama idasanzwe yo mu muhezo ngo batore papa mushya. Iyi chapelle kandi yitiriwe ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Ni chapelle uruta izindi zose ziri Vatican, yubatswe hagati y'umwaka 1475 ndetse n'1441 ubwo kiliziya yayoborwaga na Papa Sixtine wa kane de la Rovre, ari nawe bayitiriye. Irimo ibihangano by'ubugeni biri mu bizwi cyane ku isi byakozwe mu kinyejana cya 15, birimo ibya Michel Ange cyangwa se Michelangelo. Simoni, umunyabugeni wamenyekanye cyane mu isi y'icyo gihe. Ibi bihangano biri mu mashusho meza cyane Michel Ange ibiri mu gisenge cy'iyi chapelle, ku buryo wubura amaso ari byo ubona, ndetse n'ibindi byinshi cyane ku gikuta. Iyi chapelle rero ni iberamo conclave cyangwa inama y'abakaridinari yo gutora papa mushya. Abapapa bari munsi y'imyaka 80 nibo bonyine bemerewe gutora. Bagomba kuba bari byibuza 120. Abakaridinari barengeje imyaka 80 nibo bonyine baba bemerewe gutora. Muri aya matora bagizwe n'abakaridinari byibuze 120 muri iyo nama. Ubundi umukaridinari agira inshingano zo gutora umupapa, ndetse agahorana n'inshingano zo kuba umukaridinari ubuzima bwe bwose, kugeza ubwo ageze imyaka 80 aribwo ahabwa ikiruhuko cy'izabukuru. Kuri iyo myaka ntabwo bemerewe kuba yakongera gutora papa. Mu muhango wo gutora papa, abakaridinari 120 uko bangana bose bifungira muri ya nyubako, bakinjira muri sale ya conclave, ubundi bagafungaho urufunguzo, bagafungira na koko n'urufunguzo. Iyo bamaze kwinjira muri sale batangira gutora. Mu gihe bari gutora, iyo habuze mu biyamamaje ugira 1/3 cy'amajwi kugira ngo yemezwe nk'umupapa, icyo gihe bafata impapuro bamaze gutoreraho mu bari bamamajwe bakazitwika bazivanze n'amarangi y'umukara. Ako kanya mu gisenge cy'iyo chapelle agahita azamukamo umwotsi w'umukara. Abari mu mbuga bagahita basobanukirwa neza ko abakaridinari bananiwe guhitamo ubabera papa ako kanya. Gusa mu gihe haje kuboneka ufite byibuza 2/3 by'amajwi yari akenewe kugira ngo umuntu atorwe, ako kanya bahita bafata za mpapuro zo bamaze gutoreraho bakazivanga n'amarangi y'umweru, ubundi umwotsi ugahita uzamuka. Nyuma yo gutwika izo mpapuro hakazamuka umwotsi w'umweru, bivuze ngo tubonye papa. Umaze gutorwa ako kanya ahita agasohoka, ahita yambara ikanzu agasohoka akajya ku mbuga cyangwa se akaza ku ibaraza hareba n'abaturage bamutegereje. Maze ku nshuro ya mbere akageza ijambo ku bamutegereje bose, ku baturage batuye isi. Bwa mbere papa akaba aratowe, nubwo muri ako kanya izina zitwa ry'ubupapa riba ritaramenyekana, ndetse nawe ubwe imihango yo kuba papa kuko byanya byo bataramwimika ngo ishyirwe ku mugaragaro. Mbere y'uko gato yumaze gutorwa avuga ijambo, hasohoka wari uyoboye amatora, ubundi akaza ku ibaraza rya bazilika ya Mutagatifu Petero akavuga amagambo yo mu Kilatini ngo Habemus Papam, bisobanuye ngo twabonye papa. Aya magambo yamaze kuyavuga nibwo wundi umaze gutorwa nawe asohoka hanze, ubundi akaba yageze ijambo ku baturage bose bari bamutegereje. Abayoboke b'idini ya Kiliziya Gatolika ku isi yose baba bategereje umuyobozi mushyashya nk'uko bimeze uyu munsi. Nubwo mu idini rya Kiliziya Gatolika mu myemerere umugabo wese yabatijwe muri iri dini aba afite uburenganzira bwo kuba yahatanira kuba papa, ntabwo ariko bigenda. Iyo papa amaze gushiramo umwuka, umwanya we tujya ku isoko, akaba ari umwanya ubundi wagahataniwe n'umuntu uwo ari we wese. Ariko abakaridinari bonyine bafite uburenganzira bwo guhatanira uwo mwanya, mu gihe abandi baba bari abakirisitu.
ibinyamakuru by'i Burayi byanditse ko mbere y'uko Papa Francis apfa hari ibintu byinshi yaba yarateguye ku bigendanye n'uzamusimbura, ngo bigendanye n'intego yari afite, ngo ku buryo byibuze uzamusimbura azaba ari umwe nawe mu bahuje intego nawe ndetse n'ibitekerezo, ngo nyuma y'uko yaramaze kubaka ibintu byinshi cyane adashaka ko bizigera bisenyuka muri iyi myaka 12 yari amaze ku buyobozi bwa Kiliziya Gatolika ku isi yose. Uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika bivuga ko hari byinshi yasize atunganyije, ndetse usibye no kuba umushumba yabaye n'umuyobozi wa leta ya Vatican. Benshi ntibatinya kuvuga ko Benedicto wa 16 yaje asimbuye, ngo we yari umushumba wa Kiliziya Gatolika gusa, ariko uyu nguyu akaba yari umushumba ndetse akaba n'umuyobozi wa leta ya Vatican, aho yaje avugurura byinshi cyane byari byaramaze kwangirika, agashyira ibintu byinshi ku murongo mu buhanga bwinshi bukomeye cyane, ndetse n'abantu benshi baba bari Vatican baba ngo bigoranye kubayobora, ariko Papa Francis we ngo ni ibintu byamworoheye cyane. Mu ngamba zimwe na zimwe zivuga ko Papa Francis yasize afashe mbere y'uko yitaba Imana, harimo nko kugira Cardinal Giovanni Battista umuyobozi w'inama y'abakardinali, umwanya w'ingenzi cyane mu matora y'umusimburo wa Papa. Uyu mwanya uzamwongerera imbaraga mu gufasha kugena uzaba Papa. Uyu mugabo kandi Papa Francis avuga ko ari we wenyine ngo wamwumvaga cyangwa se wumvaga ibintu kimwe. Ikindi kintu yavuze kuri uyu mugabo Cardinal Giovanni Battista ngo nuko ari umwe mu bagabo mu bakardinali bose babaga i Roma, ngo ajya gutinyuka agahangara kuba yamugisha inama, kuba yamugisha impaka mu gihe bari kuvuga ibintu batari kumvikanaho. Ngo mu gihe Papa yazanaga igitekerezo Cardinal yumvaga atari cyo, ngo ntiyatinyaga guhangara Papa ngo amubwire ngo oya ibi ntago ari byo. Bivuze ngo Cardinal wenyine yari umugabo ukomeye cyane ushobora no gutinyuka kureba mu maso ya Papa ubundi akamubuza cyangwa se akamugisha impaka. Uyu mugabo Giovanni Battista yabaye vice doyen w'abakardinali i Vatican, ndetse nyuma yahaza kuba doyen. Ibi yabaye mu mwaka wa 2017 kugeza mu mwaka wa 2020 ubwo yagirwaga doyen w'abakardinali b'i Vatican bose. Amakuru kandi avuga ko mu gihe Papa Francis yaba atabarutse, Cardinal Giovanni Battista yagira uruhare mu kujyana uzasimbura Papa mu bakardinali bose bazaba bari kwiyamamaza. Amazina y'abakardinali batatu avugwa cyane ko bashobora gusimbura Papa Francis harimo Papa Cardinal Pietro Parolin w'umutaliyani, umunyamabanga wa leta ya Vatican, ari n'ufatwa nka vice perezida wa leta ya Vatican, gusa afatwa nk'udafite imbaraga zihagije zo kuyobora Kiliziya ku isi. Undi uhabwa amahirwe ni Matteo Maria Zuppi, n'umwe mu bataliyani, nawe ni umusenyeri wa Bologna, ariko akaba afite isano rikomeye ndetse n'ishyirahamwe rya Saint Egidio rihuza hamwe abakirisitu ba Kiliziya Gatolika. Undi ni Pier Battista Pizzaballa, nawe ni umutaliyani, akaba patriarche wa Yerusalemu, ariko afatwa nk'ukiri muto ku buryo bidashoboka ko yapfa kuba Papa ku buryo bworoshye. Uyu mugabo afite imyaka 58. Ubundi Papa Francis ni muntu ki? Reka tumenye Papa Francis uwo ari we, yabayeho ubuzima bumeze gute mbere y'uko ajya guhinduka Papa akayobora Kiliziya Gatolika ku isi hose. Nk'undi umukristo Gatolika wese, nk'uko bisanzwe ku isi, umusenyeri, umupadiri ndetse n'undi wese wihaye Imana, ngo bisanzwe abagomba gusenga inshuro nyinshi ku munsi, abyuka saa 11 mbere y'uko bucya amasaha 2, akabanza agasenga, bwamara gucya agasoma misa, bwamara kugera nimugoroba akaza kugaruka mu gushengerera byibuze igihe kingana n'amasaha 2. Ubwo ngo nibwo buzima Papa Francis yari yibereyemo kugeza ubwo yagezaga imyaka 88 y'amavuko, ndetse kugeza n'umunsi wa nyuma, usibye igihe yabaga arwaye atabasha gukora ibyo ngibyo nk'uko bisanzwe. Uyu mugabo kandi yaranzwe n'urukundo rwinshi cyane, aho amasaha ye menshi yayamaraga ari kumwe na rubanda, aho yafataga umwanya uhagije akajya kwicara n'abaturage akaganira nabo, akandika ibibazo bamugezaho ndetse n'ibyifuzo byose bafite n'ibyo bakeneye ko Kiliziya Gatolika yahindura. Uyu mugabo yamenyekanye ku ijambo rimwe cyane yakundaga kuvuga, yaravuga ngo Église n'est jamais fatigue de pardonner. Ugenekereje nko mu Kinyarwanda abashatse kuvuga ngo Kiliziya ntiyigeze inanirwa kubabarira. Ku itariki ya 13 Werurwe mwaka wa 2013 ku isaa 9:06 z'umugoroba nibwo umwotsi wera wazamutse mu gisenge cya Chapelle ya Sixtine muri Bazilika Mutagatifu Petero. Abakardinali bari bateranye muri iyo conclave bari bamaze gutora Papa Francis.
ubwo Papa Francis yasohokaga agiye ku rubaraza rwa Bazilika Mutagatifu Petero. Abaturage barebye mu maso y'umusaza uri kumwenyura, bamubonamo imbaraga ndetse n'icyizere cyinshi cyane. Ako kanya yagaragaraga nk'umusaza mwiza, ariko abakaridinari bari bamaze kumutora ngo nibo bari basobanukiye icyo bakoze, kuko bari bazi umuyobozi batoye uwo ari we, ububasha n'ubushobozi afite, n'icyo azakorera Kiliziya Gatolika mu gihe cyose agiye kuyimaraho. Ikintu cya mbere cyatumye batora uyu mugabo ngo bari bamwizeye nk'umuntu ugiye gukura ibibazo byari bimaze kuzengereza banki y'i Vatikani, aho yari irimo abajura benshi ndetse n'abasahuzi bari barazengereje iyi banki ubugome n'ubugambanyi. Byinshi cyane byakorerwaga i Roma mu bwihisho rukaze cyane, ndetse n'amabanga yarahishwe cyane uyu mugabo yaraje kuyarimbagura. Usibye abangaba bamutoye nk'abakaridinari bamwizeyemo ubwo bushobozi, ngo baje gutungurwa n'ibyo yakoze batari biteze ko azakora ku ngoma ye. Ibi ngo byari ukurenga cyane iby'ubushobozi bari bamwitezemo, bimwe mu byamugize igihangange. Papa akimara gutorwa ngo yahise agaragara ku kanya nk'umugabo udasanzwe mu byari byitezwe nk'umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi. Byari bizwi ko agomba kuba afite ubuzima buhenze agomba kubamo, kuko Kiliziya Gatolika irabamugenera kandi ifite ubushobozi buhagije bwo kubimukorera. Aha ngo cyatangaje abantu benshi ngo nuko atakundaga kwambara amakanzu y'abapapa ahenze ndetse n'inkweto z'iroza abapapa bahora bambaye. Nta nubwo yakundaga kugenda mu modoka ya Mercedes iba ari umutamenwa, we yagenderaga mu modoka yiciriritse. Ngo ubundi abaturage batangire kumwiyumvamo babona ko ari umupapa udasanzwe ko kugiye kuba ku ngoma akazayobora Kiliziya Gatolika. Ibi byateye abantu benshi ishyari bari bagiye kuyoborana nawe, cyangwa se bari muri leta ya Vatikani, kuko bari bagize ubwoba bw'umugabo udasanzwe uri gukora ibintu bidasanzwe abandi batigeze batekereza ko bakora ubwo yarageze ku ngoma. Ikindi Papa Francis yagaragayeho ngo ni ugukora akazi we wenyine atuje. Yanze kuba muri aparitema ihenze cyane y'igiciro, ajya kuguma mu nzu yarasanzwemo, akazu gato cyane byibuze gafite metero kare 50 mu kazu yari arimo nk'umukaridinari. Nyamara arafite aparitoma leta imwemerera nini cyane y'icyubahiro yagenewe umunyacyubahiro nka Papa ugiye kuba umuyobozi wa leta ya Vatikani, ndetse akayobora na Kiliziya Gatolika ku isi yose. Ariko ibyo ntiyabikozwaga. Ntigeze akozwe iby'umunyamabanga ushinzwe kumutegurira amadisikuru, kumutwaza ibyangombwa ndetse n'ibindi byose kugira ngo akazi ke kagende neza bya buri munsi. Ngo yafataga umwanya akabyitegurira, na n'uyu munsi ngo akazi kose yakoraga ku munsi akangana na 80% yabaga yagateguye. Icyakora ngo yabaga ari abantu bamuri iruhande, ariko kenshi yakiteguriraga nka Papa. Benoit wa 16 wasimbuye n'uwo mupapa yagaragayeho intege nkeya ubwo yavuga ku butegetsi, hari nyuma y'uko inyandiko z'ibanga za Kiliziya Gatolika zari zisohotse zigiye ku mugaragaro kandi zari ibanga. Ubugome n'ubugambanyi bwakorwaga ku ngoma ya Benoit wa 16 byaje gutuma bigaragara ko atagifite imbaraga zihagije zo kuyobora uyu muryango wa Kiliziya Gatolika ku isi yose, maze ako kanya ahita yegura. Nibwo Papa Francis yafataga ingoma ku buryo butunguranye aturutse muri Argentine, ibintu bitari byitezwe, ndetse byari bibaye n'ubwa mbere ko umuntu uturutse hanze y'Uburayi, hanze y'Ubutaliyani yayobora Kiliziya Gatolika. Ariko Papa Francis, umugabo w'amateka ruje bwa mbere, nawe asize yanditse andi mateka menshi cyane atazibagirana mu mitima y'Abakristo Gatolika ku isi yose. Uyu mugabo kandi wabaye icyamamare mu myaka ye, dore ko yasuye ibihugu byinshi by'isi, nubwo kenshi abaga ari kugendera mu kagare. Yashyigikiye inama nyinshi zitandukanye, yivanze mu bya politike, yakemuye ibibazo byinshi by'isi, ndetse yagaburiye abashonjera n'abahumuriza. Uyu mugabo yagaragaye cyane cyane mu bigendanye n'abaryamana bahuje ibitsina, aho yagaragaye abashyigikiye cyane, ndetse anemeza ko Kiliziya Gatolika bahawe ikaze rwose bazemerwa gushyingirwa igihe bazaba bashaka gukora ubukwe mu Kiliziya. Papa Francis yabaye umugabo udasanzwe mu gihe cyose yamaze ari kuyobora no Kiliziya Gatolika, kuko yayivanye ahantu kure cyane, aho yari imaze gusenyuka bigaragara ko nta cyizere cy'uko izongera kubaho ifite imbaraga nk'uko yari imeze. Gusa mu gihe cya Papa Francis, Kiliziya Gatolika yongeye kugira ijambo ku isi hose, maze abantu bongera kuyitinya, barakangarana kubera ibikorwa bitangaje uyu mugabo yaba yarakoze mu gihe yayoboraga n'umuryango wa Kiliziya Gatolika ku isi. Umugabo kandi ashizemo umwuka, afite imyaka 88. Ni umugabo w'amateka waranzwe n'uburwayi buhambaye cyane, ariko ngo wakoze umurimo ukomeye cyane muri Kiliziya Gatolika utazigera wibagirana. Igihe cyo kumwunamira rero cyatangiye. Abakristo Gatolika ku isi yose ubu bari mu cyunamo cy'iminsi 9 kigizwe n'akababaro gakomeye cyane, ariko ishavu n'agahinda nabyo bikaba bizashira. Umunsi wo kumushyingura nugera, isi yose izaterana maze bunamire Papa Francis utakirimo umwuka aka kanya. Wakoze kudukurikirana, naho ubutaha. Ciao.